mwana wanjye jya wumva icyo so akwigisha kandi we kureka icyo nyoko agutegeka. Bibiliya yera, Imigani igice cya mbere umurongo wa 8. Mu kwa 11 tariki 6 mu mwaka wa 15 nyuma ya Yezu, Madame Agrippina niho yabonye izuba. Yari umugore wari ufite ububasha bukomeye mu bya politike n'imitegekere. Madame Agrippina yabyaye umwana w'umuhungu arangije mu itaniro. Umubyeyi uwo ari we wese yarwaniye ishyaka ry'umuhungu we birangira mu mwaka wa 54 nyuma ya Yezu cyangwa se y'urupfu rwa Yezu amugize umwami. Ni umwami Nero. Byari nyuma y'urupfu rw'umwami Claudius. Bivuga ko yarozwe na nyina cyangwa se na Madame Agrippina, nyina w'umwami Nero wari mushyashya icyo gihe. Nkuko nawe wabitekereza, umuhungu we nta bushobozi yari afite bwo gutegeka. Ibintu byatumye mu myaka ya mbere n'ubundi byose byarasaga nkaho bikorwa na nyina, ari nyina wategekaga ubwami, cyane ko Nero nta bumenyi yari afite. Yari umwami mushya. Uko Nero yabaga umugabo akura, yaje kubona nyina ari nk'ikibazo ku butegetsi bwe. Nyina Madame Agrippina yari yaratanze cyose gishoboka ngo nibura umuhungu we agere ku ngoma. Umuhungu we yabirengeje amaso bituma mu mwaka wo muri 59 cyangwa se wa 59 nyuma y'urupfu rwa Yezu, umuhungu we ubwe yateze nyina umutego w'urupfu ngo amwikize, amwice burundu, amuvane ku isi. Nyina Madame Agrippina yarawurokotse. Nitwa Mugisha Samuel. Uyu munsi tugiye kwiga amasomo akomeye y'ubuzima ukeneye kumva uyu munsi niba ugifite mama wawe ukubyara cyangwa se niba ufite uwufata nka mama wawe. Turarebera hamwe ingaruka zo kutumvira no gufika ababyeyi. Ibi byose turabyigiramo amasomo akomeye cyane nk'uko intego yacu y'ibiganiro tubagezaho ibivuga. Tumenye byinshi ku bibera mu isi twiga amasomo y'ubuzima. Iyi ni Tele Montagne Rwanda, ikaze. Bivuga ko Nero umwami ari we witeguriye cyangwa se wapanze urupfu rwa nyina, ko yamubonaga nk'ikibazo ku butegetsi bwe. Mu kwezi kwa 3 mu mwaka wa 59 nyuma y'urupfu rwa Yezu, umwami Nero yateguye ubwato bwashaje abuha nyina ngo abutware hafi y'ahitwa Baiae. Ubwato bwari bushaje ku buryo bwari burohame, niko umupangu wari upanze. Gusa nyina arokoka urupfu, abasha koga agera ku nkengero z'inyanja, abacitse urupfu gutyo. Gusa ntabwo byari birangiriye aho ngaho, kuko Nero umuhungu we ibyo byaramurakaje cyane. Nyina yamenye ko umuhungu we ari we wari wateguye gahunda yo kumwica, nyamara aho guta umuhungu we cyangwa se guta umwana we yasubiye ibwami. Yumvaga azabasha kumwumvisha. Umuhungu we yatekereje ko nyina ashobora kuzihorera, nibwo yohereje abarimo Anectus, umusirikare wo kataraboneka icyo gihe. Yamutumye kurangiza akazi. Bamuteraguye ibyuma akashize mu mwuka. Ari gupfa yatunze intoki ze ahagana ku nda ye, abasaba ko babanza nibura bakamutera ibyuma mu nda mbere ya byose, aho yababwiraga ati nibyariye umwana w'umuhungu, none dore niwe wategetse ko ncibwa igihanga. Ingaruka: Nero n'ubwami bwe bwaramenyekanye cyane, gusa ikibazo bwamenyekanwe inkuru mbi, kugira nabi. Hari abantu bemeza ko kwica nyina n'ubugambanyi bw'umwami, ubugambanyi nk'ubwo biri mu byatumye ingoma ye umwami Nero itangira guhirima. Umunsi umwe wowe unkurikiye uzashyingura mama wawe. One day you will bury your mother. That day you will realize you lost the. Icyo gihe uzarara umenye ko watakaje umugore umwe ku isi wigeze kandi uzigira gukunda urukundo rutagira uburyarya kuri iyi si. Hari ibibazo 6 nibura ugomba kubaza mama wawe mbere y'uko apfa. 1. Ese byagenze gute kugira ngo uhitemo kunyita izina ryanjye? 2. Ni iki wibuka cyagushimishije mu rugendo rwanjye nkura nk'umwana wawe? 3. Ni ikihe kintu wigeze wifuza kumbwira ariko ntiwabikora? 4. Ni irihe somo ubuzima rikomeye bwigeze bukwigisha nk'umubyeyi? 5. Ni iyihe nama nibura wakabaye warakurikije ukiri muto nk'umubyeyi wanjye? 6. Ni ikihe kintu wumva wifuza ko ntazakwibagirwaho na rimwe mu buzima bwanjye nka mama wambyaye? Ababyeyi ni umutima w'umuryango, batwitaho n'urukundo rwinshi, ibitambo no kwigomwa, nyamara buri gihe twirengagiza. Nibo bantu ba mbere bagushyigikira, byose bakabikora bucece, bubaka ubuzima bwa buri umwe muri twe ku buryo tutabasha no gusobanukirwa.
uko ubuzima bugenda ntuzigere wibagirwa kubaza ibibazo by'ingirakamaro bene abo bantu. Fata umwanya utangire kujya uganira nabo. Hari inkuru yanditswe na Shakespeare mu 1606, inkuru y'umwami Lear n'umukobwa we Cordelia. Umwami yari mu bihe bye bya nyuma ku buryo yari ashaje, gusa yakoze ikosa rimwe. Ikosa ryari ribi cyane. Yasabye abakobwa be batatu barimo Gonelil, Regan na Cordelia, abasaba ko bagaragaza urukundo bamukundaga, hanyuma akabona kubaha ubwami bwe bakazabutegeka. Abakobwa be babiri bakuru bashimagije umwami bakoresheje amagambo yari ibinyoma. Ku rundi ruhande, bucura bwe Cordelia yari inyangamugayo cyane. Yanze gukabya mu magambo asobanura uburyo akunda se, uburyo yavuze amagambo yoroheje cyane ati ndagukunda papa, I love you according to my bond. Ni nko kuvuga ati ngukunda by'ukuri kandi nta buryajya. Umwami yahumishijwe amaso n'amagambo yamushimagizaga y'abakobwa be babiri bakuru, ku buryo yaciye umukobwa we wa bucura amuca ibwami kandi agenda nta murage muhaye. Yamutegetse gushyingiranwa ku mbaraga n'umwami w'Ubufaransa kandi akava mu Bwongereza ubwo ngubwo ubutazagaruka. Ntibyatinze, abakobwa be babiri bakuru Gonelil na Regan bagambaniye umwami bashaka kumukura ku ngoma ku mbaraga. Umwami yararakaye cyane. Mu gihe ibyo byose byari biri kuba, bucura bwe Cordelia yagarutse ibwami gutabara se. Bisa nkaho gutabara byari biri hafi, ari nabwo ishyano ryaguye. Cordelia yarafashwe aricwa, bisiga umwami atamarira hejuru y'umurambo utarugize icyo umaze icyo gihe w'umukobwa we bucura bwe. Umwami mu bihe bye bya nyuma nibwo yamenye amakosa yari yarakoze, gusa byari impitagihe. Umukobwa umwe wenyine mube yari yarabyaye wo kwizerwa yari yarapfuye. Ni nako nawe yapfuye mu gahinda gakomeye, umwami Lear. Amasomo wakwigira ku mateka. Urukundo rutagira ikiguzi ni rwo kenshi dutesha agaciro kugeza igihe turutakaje ubutazongera kurubona. Gutesha agaciro no kwanga urukundo ruturuka ku mubyeyi bishobora kuganisha ku mubabaro n'ukwicuza utari wigera uhura nabyo kuri iyi si n'ubu buzima. Rimwe na rimwe isi dutuyemo ituma habaho igitutu ku babyeyi, ku buryo inshingano zabo rimwe na rimwe dutekereza ko baziteshutseho, nyamara barakoze buri kimwe, bari kugerageza buri kimwe. Nawe wigeze wibaza ikibazo ngo mbese kuki mama njyewe atajya ampereza nk'ibyo mugenzi wanjye bamuha? Kuki papa atajya nkorera nk'ibyabariya? Igitutu tubamo muri iyi si nicyo gituma ababyeyi bamwe bagira naho batabana babo. Umubyeyi uko yaba ari kose azaba ari kugerageza. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayoberakazi. Iyo ucunze nabi ntumenye uwo watakariye. Niyo mpamvu ngushishikariza kujya ukurikirana amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro Agatabo. Amasomo yagufasha mu buzima. Niba tukiri kumwe, andika umubare 100 muri comment munsi y'iyi video, uyihereze like, unayisangiza abandi, urusheho kudukurikira ndetse no kudushyigikira. Ibiganiro byo biracyaza.